umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Rake ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Rake ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Rake nta hantu azajya. ariko ubundi Rake uri kumbwira ayo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko si Rake kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Rake yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe. Mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Rake mwice ubundi subirana umugabo wanjye. Reka mumbire we n'ubundi kuguhungiraho ni nko guhungira ubwayi mu kigunda rwose. ubundi mba nguhamagaye muri uru rugo ngufashe ikikaro kubura uwo nitabaza ubu se kuko mu by'ukuri umbwizi. ariko Soso inama zose naguhaye ukanga kuzikurikiza noneho zikugenda zeru uhisemo kuntuka gusa. wabuze muri aromangiza amafaranga yanjye ujya kungambara. reka nkubwize ukuri urumva. erega nagombaga gushyira ukuri ahagaragara kandi ujye umenya ko kuryana ariko kandi kumvira ubu ngubu uguwe neza utuje. n'ubundi mba nabuze uwo mpamagara hano muri uru rugo mba nabuze ubundi ndumva uri no kunera isisemu ibiri umfashije wanawe ukava amaso ukagenda. ariko ntureba bya bintu kandi bajya bavuga ngo mbere ngirya umuhini ukomera arategeka. urumva ngo yototera isuka none uvuye kuri twe ugeze no ku bashyitsi bacu kandi si nkoze none uramutuka uramutunze ari iwawe ni iki wamuzanye ahangaha ubundi wakitwararitse ariko ubundi Soso hamaze akubwiye ko mugize gute unje uvuga ngo kiza ubuze ntabwo nabyumvaga ndinjije. ibyo ni akazi kabyo wumvise very close. Professor reka mbasige muganira wenda na Soso wenda uwo warakumva njye tuzahura ubutaha. ubwo arakwirukanye ntubibonye se? ubundi Soso genda uve mu maso atahagenda. mva manze nkubaza ufite ikihe kibazo? Mfite ikibazo cy'inzara. ntacyo ngenda mubuze mu cyumba ubwo waramaze guhinda ubu se warutoromeye? nari ntoromeye se bivuze ko nimba nambaye indi myenda mba mfite ahantu horomeye. none se warugiye he? gusa wagira ngaze mushaka nuko adahari. ngo nuko adahari niki umva uriya ndamuzi urumva twose ibereye rimwe. ubu se natangiye kubikwereka iyo utangiye kuzana nta n'umwaka munamara. none se agiye he hasize hakinguye wenda wanasanga ari gukora nk'iratuwarete yo hanze. wenda mudefande kubera ko umukunda ariko ndamuzi neza ko yasohotse yagiye urumva. abo rero tukavuga ku bitwa tujye kuvuga tuvuga se gikaka umusuzugurira hehe? umusuzugurira ari umusuzugurira ni nagira ngo mukuru wawe bimusobanura noneho yumva none ibintu by'akavuyo nawe ntazongera kubyemera mu rugo. ibiki se by'akavuyo? urafata ariko umuntu w'umugabo mwese mwarankomanirije hano muri uru rugo ubundi se hano muri uru rugo haza nkaho mwese urafata umuntu w'umugabo ushaka umusoro nk'akabwa atari n'iwawe. umugabo wanjye se uwawe se uramwubaha uramumenya mwabagambanye wanasanga n'uwo pasiteri usigaye umunika ngo muniga umva ubwiye Professor ibyanjye ntabwo bikuru urumva. mwafata icyemezo muri urugo cyo kunga kungaburira urumva. ndatuza muha amabono ndabareka ubundi mwagiye mundaka none se iyi nzu yanjye nta muntu umucaka inzu yawe inzu inzu ngo ni yawe mvuga ukuntu bimeze wowe ufiteho uburenganzira njye simbukwemera ariko ndashaka ko uzagenda ukavuga ngo umuntu twasezeranye witwa Professor twarasezeranye none 50% ari kwinyemamo uruhare noneho baze bayiguheshe ngo baze bayimpe bari guhesha 50% yawe. ubwo rero wo ni umutego wanteze kugira ngo njye kurega nindangiza baze bambe divorce natukanye nawe. none urabeshyera ubusa kurari kumwe nawe se ntabwo nzigera njya kurega urumva. nanjye nzakomeza mukesha umutwe ngo njya kurega njyewe wowe nurambirwa uzagenda udega urumva. reka bana mubwire ikigaragara rero buriya iyo abantu bahuye ari babiri sibyo Imana iba yaje ikagira ikabahuza. weho rero hagati yanjye nawe ntiharimo n'urukuta ntiharimo n'umupaka ahubwo harimo inyanja. urumva ko ndi mu mugabane umwe nawe uri mu wundi cyane urumva. none se uwo gutandukana tuzatandukana
cyangwa se nihaza ntuza tsunami ize wowe kugurutse noneho no kuri uwo muntu uzi gukureho. ariko disi hari ibintu uvuga njye mwumva uri muri iganirira njyewe nkumva ko wanabyibagiwe mbese hari tugahangana noneho ko zitayari nakubwiye ngo umuntu wese uzajya uza hano yaba n'uje kukureba urumva nzajya mpita musura mutaranabonana uzi ko njyewe urumva icyo cyo ndakikubwiye uzi kandi ukuntu byagenze ibiki byagenze uzi ko nashidutse njye naguze imbwa imbwa igatangira kunya mu rugo ntayikubita nkururu ukaba warahindutse umusebe. mama pasiteri ndakumva shana kubera ko nyine wakoze kunyumva ariko nyine wumve ngo njyewe nyine numva byadenze ibibazo birinda kunsangaza umutima nyine ntiwabyumva none se basi mpamagarishe arimo hariya mu gikari wenda se nibura turebe ko wenda hari icyo yagufasha cyangwa akakugira n'inama yarake burya umuntu w'umugore nkanjye niho ushobora kuba waba uzi n'ibibazo by'urugo wenda nyine wowe wabwira nyine n'uburyo wenda nk'iyo ariko byakugendekeye nyine uburyo ubanza kukansuringa uburyo witwara ubyitwaramo ariko wumveho raki umugabo wanjye gusa hari nk'abatandukanye isu kuva namubwira nyine yavuga ariko ibyo na sosoma byumvise azinduka mu gitondo agenda no kurarana dusa nkaho tutakirara ku buriri bumwe arara ateye umugongo sinyuza n'amaso ni ugusimbuka agenda mu gitondo ariko si ibihimbi ikintu byarancanze ngira inama yo kurya aho nzamuhera ngo tuvugane basi rero ngewe ukuntu mbyumva ndumva wamutwara gake akaguha umwanya mukaganira nyine nibyo nkubwira ngo ba pasiteri ni ukuri birababaje pe kandi binateye agahinda ariko njye ku bwanjye nk'inama nakugira ntabwo wafatiraho ngo ugire umujinya ngo mbega umere nk'umusumbya umujinya we ibintu bitware gake nyine umuguyaguye aguha umwanya muganire mubicoce mubifatire n'umwanzuro kuko nuguma kumwereka yuko byaguhangayiki urenzeho nuguma kumwereka ko byaguhangayikishije ko byagutesheje umutwe nubwo nyine azaguma kuguhunga ariko nurenzaho ukamuguyaguya nyine mbega ugashaka buryo ki muganira mukabiganiraho ibintu bigakemuka ibintu bizagenda neza naho nimuguma muri rero mutaganira nk'umugore n'umugabo nyine urugo ruzasenyuka nimba ari ihungabana yagize muri we njyewe ubu simbizi none se umuntu abona yabonye arambabaje anteye agahinda abona yuko ibintu byambabaje aho wenda ataje ngo tubiganire ansabe n'imbabazi ahubwo arimo arampunga nyine afite ibimwaro by'amakosa yakoze arumva adashaka no guhuza nawe amaso kuko amakosa yakoze araremereye niyo mpamvu rero ari wowe ugomba gufata iya mbere ugashaka uburyo ki mubiganiraho kandi nta rusaku mutuje. Angeli amakuru yawe ni meza pasiteri mwari mudusuye ariko umwanya usigaye ari mukeya mugerageze nyine mutubwire ahubwo se ko mwabuze ntabwo mukiboneka ni ukuri nk'uko bikwiriye kandi tuba tubakeneye cyane mu inama z'insengero ntabwo ukunze kuba uhari sinzi ikibazo nibyo nyine ndanabyumva birumvikana ariko maze iminsi ntameze neza pe ntabwo ameze neza. ariko se pasiteri kamwibariza ikibazo cy'amatsiko yego ndakumva buriya ibintu biri kuvugwa mu rusengero ko waciye umugore wawe inyuma byaba ari byo koko? anje waretse tukaganira ibindi by'ubuzima tukareka oya ariko burya abantu babiri bajya inama kandi bakuzuzanya. rero nyine reka tuganire ariko ibyo ngibyo wenda tubireke wenda ushobora kuba warabyumvise yego ariko ndakeka nta muntu udakosa ahubwo ikibazo ni uko umuntu akosa yakwemera amakosa yakoze yakwemera kuba umuntu yayakosora ntabona uburyo bwo kuyakosora. none se pasiteri yego ubona umugore wawe umuha umwanya nk'uko bikwiriye wamuhaye umwanya mukabiganiraho basi ibintu bikarangira natwe abakristo tukabona ukuntu tuguma mu itorero dushikama. buriya rero bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko iyo byabaye na ngombwa hari igihe atemba ku matama. umugore wanjye twicaye rimwe ambaza ikibazo turaganira tunakiganiraho rwose
mbona ntashaka kunyumva. Umugore ndamwegera namukoraho wapi, nibaza ese ikibazo iyo cyabaye abantu bakicara bakakiganiraho ntabwo gishakirwa umuti. Nashatse kumwegerera ngo tuganire muvire umuzingo w'ibyabaye byose, mbona ntabwo ashaka kubyumva. Ubwo rero iyo umuntu akweretse ko atakigukeneye nawe wiga kubaho utamufite. Muri make rero muri make ntabwo ntuje, ariko ndi kugerageza nyine kwirengagiza nanjye nkirebera akazi kanjye, nkabyuka nkoga nkahita nigendera nkaza nkaryama nyine bisanzwe. kudakubita imbwa byorora umuseke. uzashaka nyine iyo nkoni ukubita. Ubwo rero wowe ntabwo ukiri n'imbwa, uri umuseke. umva ibyo wanyita ibyo ari byo byose njye nta kintu bimbwiye rwose ko bitambabaza se. Nzitayari rero noneho guhangana nawe. mpangana nawe se dufite. Narakoroye uzi ko ibintu byose ajya guhorera. Njyewe mpangana nawe. Ugafata kujisa ukinanabika, ugafata nk'iriya safuriya, ugafata ibyo. Ese kamubaza. Uko naje gusanga gusesengura ngasanga ikosa ryo rikoze. Ni byiza ubwo wigaruye. Ariko rero nta n'ikintu mpfa nawe. Ntungaburira. Sindya umva nta kintu na kimwe nkorera muri uru rugo. Nsigaye numva ujya kurira mu tubari noneho tumusigaye gura n'ibirayi ngo bya bindi byokeje mu mavuta. Bitwaye iki se kureba hirya? Ubundi wirirwa undebuzwa ahantu hose undebuzwa kutankunda kukunda arakingi ubu ndebuzwa mbaza icyo wumva. Uribuka uteka agafiriti wigize injiji rimwe gusa warangiza kugira ngo duhime neza ufe mu gikore neza ugakoresha akajerekani ka litiro 5 kose ugateka agafiriti k'ikiro kimwe k'ibirayi naho kakaba ibishebu kagashenguka. Uri kubinyurira se? None utangiye kugenda urya ibirayi noneho banatetse ushobora kutaba babitekeye mu bifuta by'ingurube. Ngeze ko binyuze wowe bigutwaye iki? Nese urukuza bikubabaje iki nimba wumva kuba ndya ibirayi bikubabaje wagiye ungaburira? Nese urukuza upfunda ubuzuru hano ushaka iki? Imbona mwirirwa mubabaza Imana ngo murasenga umuntu usenga agira amagambo ameze nk'ayo ahubwo dushima Imana. Ngo mushima Imana. Kari duha umuntu imbaraga. usenga Imana niyo guha imbaraga yo gutuka umuntu ngo nagasega ngo ni ingase. Ahubwo naje gusanga ntarasengaga. Ntago asenga. Ibaza Imana kumpa ibiryo ikampa imbaraga zo kubikorera ikampa amafaranga yo kubigura umuntu akaza akamimera ngakoma amashyi. Nkagushyigikira. Mvuga ukuntu bimeze. Uzi ko muri Bibiliya bivuze ngo akaboko niko gukoresha amafuti. Ayo yagomye akakwangiriza gakuru kajugunye. Icyo kijisho cyawe urimo ubona kiri kugucumuza. Kuramo umuntu wose umujisho. Ujugunye mu ntuza mu myaka. Wabuze iki sibyo byose mu. Nuba rero nukuvuga ngo mu gihe cyose ahubwo nasenga mu mafuti. Nge nafataga Imana ikampa imbaraga hari wazibuze mu bitaro ryamwe sibyo? Nkajya gukorera amafaranga. Nagize nkaza ukayahindura iki imyanda. Imodoka ikaza kikorera. Nyamara uzicuza professor. Nge nzicuza. Wowe uzicuza kandi. Yebaba wewe. Umgurikiriho ndi mu bisubizo. Kuko buri ko ahubwo none ndi kujya nafata amafaranga Imana iri kumpa nkayaha agaciro nkavuga ati Imana wakoze kumpa amafaranga gumpera imbaraga zo kuyarira. Nkabyuka numva nukoraho ngukubita. Ubu noneho ho Imana ndiko iri kumpa umugisha wowe kagufunga. Ngikafu. Kandi ugiye kuzajya ubona ibimenyetso buri munsi buki ubona ikimenyetso bigeraho ngaho ujye mu muhanda. Nakubwiye ngo winege imisi urumva. Narakubwiye ngo ntuzigere uza kunabara mu nkore ku muhanda. Wenda nyine ubwo ndagerageza mucire bugufi nese uburake ni nk'iki nakora nyine cyatuma mwegera nese wenda ngewe mutangire muvugishe bigenze gute. Erega niko bimeze. Rega umugore ni umutima w'urugo. Niyo mpamvu rero ibintu byose niwe ugomba kubishyira ku murongo. Kandi burya n'abagabo nta kintu bitaho. Ngira ngo urabizi wenda nubwo mudakunze kuba muri kumwe uba uri mu masomo ariko iyo ugeze mu rugo urabibona. Abagabo 99% nta kintu bitaho. Rero umudamu niwe ugomba kuorganiza ibintu byose nawe rero ugomba gufata iya mbere ibyo bintu mukabiganiraho kandi mubiganiraho mwereka ko ufite umujinya mubiganiraho nyine umeze mbega utamwereka n'uburakari kuko numwereka uburakari araguhunga cyangwa yifunge ntanarabe open nyine ngakuganirize ku byagenze. Sharaka yumva ngo ubu nacitse intege mba numva ntazasubira no mu rusengero sinzi uko nabikubwira. Oya wicika intege. Ariko sigiye ahera arambabaza nkihangana nkajya gusenga twaraye dushwanye ndimo ndara ariko nagera mu rusengero nkirengagiza nagiye numenya n'ibibazo dufite mu rugo. Ariko bigeze imbaraga zanjye ndumva nacitse intege neza ndumva byanze neza. Ni ukuri birababaje pe kandi biteye n'agahinda. Ariko nyine rero mama pasiteri ubaye umudamu wubaka urugo nturenzeho
ntabwo wakubaka, biba bisaba kurenzaho kandi ibintu ukabitwara gake. Kandi ibyo ngibyo uvuga ngo ntabwo uzongera kujya gusenga byaba bibabaje pe. Wowe jya urenzaho usenge n'Imana iguhe imbaraga igukomeze ubundi ujye gusenga pe. None se ubwo ucitse intege n'ujye gusenga urambwiza ukuri k'abakristu bawe nka mama pasiteri bo babona imbaraga gute? Rega buriya abenshi 100% niko navuga niwe bafatiraho urugero. Niyo mpamvu rero ugomba gukomera. Icyo ni ikigeragezo cyawe, ni umusaraba wawe, kandi Imana ntabwo iha umuntu umusaraba adashoboye. Imana yabonye ko ubishoboye nyine ni igihe cyawe, ariko bizarangira hamwe n'Imana. Sharaki nyine urakoze kuboneza umutima, ni ukuri ndagerageza nyine ndebe uko tuganira, ariko tekereza ese undi kuki mwari mubizi koko ntimubimbwire? Kuki mwari Sharaki namwe rwose gusa? Oya reka nkubwire pe, nawe wishyize mu mwanya wacu ibyo bintu ntawe wabona ubihera. Twe twategereje ko nk'umugabo mu rugo wenda azakubona agaca bugufi agagusaba imbabazi akaba ari we ubikwibwirira, kuko birashoboka ko twari kubikubwira ukadufata nk'aho dushaka kugusenyera kandi atariyo tageti yacu. None se pasite reka nkwibarize kandi usubize, kuko amafaranga ukomeje kuyatanga uyaha uriya mugore? Anje ndi umuntu w'umugabo uri kumva, ikindi ndaniyubaha, niha agaciro. Gutanga amafaranga si ikibazo, ntayafite sinayatanga, ariko mu gihe nyafite kandi mbona nshaka kuyakemuza ikibazo gihari nta mpamvu yo kutayatanga. Ukazumva ko urugo ruzubakwa guteze? Ahubwo kugira ngo ndekure amafaranga nibwo ndi gushaka kugira ngo urugo rwubake. Ejo ayo mafaranga nintayatanga urugo ruzahita rujya hasi. Ndakeka biri kumvikana. Kumbi pasite, buriya ku cyumweru wahagaze imbere y'itorero utanga ubutumwa urugo rutameze neza bigeze kuri urwo rwego. Ntabwo ari njye wa mbere ubikora, nta nubwo ari nanjye wa nyuma uzabikora cyangwa ubikora. Muri make Imana yaduhishe ibanga, wowe ntabwo wandeba mu mutima wanjye ikiwurimo, nanjye sinareba mu mutima wawe ikiwurimo, nubwo ni pasiteri. Wambaye na neza rwose, uri kubimerita. Murakoze. Ariko se pasiteri, ubu ngubu nudaha umwanya umugore wawe ibaza, ariko mama pasiteri, ariko urumva icyubahiro ariho, yasizwe amavuta, urumva ni inkingi y'urusengero rega, noneho ntumuhaye umwanya, urimo gutanga amafaranga, ibyo byose bimuri ku mutwe, ntushaka ko mubiganira ngo birangire. Pasiteri, warebye ukuntu ushyiramo imiyaga? Mwebwe ibyo mufata ko ari amakosa ntabwo ari amakosa, ndetse guha ayo mafaranga soso akaza tukabana mu rugo bakabana, nibwo yabona ibigeragezo noneho ko bibaho. Impamvu ndi kumuha amafaranga ndi kugira ngo se nkaho kuko njye ntemera icyaha naragikoze, reka noneho mubwize ukuri ndabyemera naragikoze, kandi ndi umuntu nambaye umubiri nubwo ndi pasiteri, ariko ntabwo nshaka kubanya soso hano n'umugore wanjye. Ntabwo ibyo bintu, ntabwo abo bantu nshaka kubabanya mu buzima, nta nubwo nabishobora. Ikindi naba nteye n'agahinda umugore wanjye nasezeranye nawe. Ntabwo wemera ko abagabo barutana? ngo abagabo barutana? Ushatse kuvuga mwese ubona ameze nka kariya kantuza ka rubebe ka sugabo kari aho ngaho ka pasiteri. Iyo misatsi wikoreye ninde wayigushyize? Imana izaguha umugisha. Ngo basi wenda azagerageza utu tugore twawe turaha nguriki aturyamisha. Hiza mukiza imbabarira. Yere ubwo wowe gufashe ku nzu yanjye? Inzu yawe? Inzu yawe? Ariko professor ubundi watewe n'ibiti mu rugo. Nabazimu baguteye, nabadayimoni bakubwiye ko ibintu byose ari byawe. Noneho nagomba no kwegamira igikuta. Rega urumva wowe niwe wangize umusazi. Ngira uwo ntari we. Kugeza uyu mwanya rero wo kugira rwa rukundo nari ngufitiye kwa kuri nagushakishaga ukampunga. Ni nko ko waba uri gusenga Imana ukava gusenga Imana warangiza ukugobereza andi muntu uza mujye mugoberanyiriza na pasiteri mukajya muri pyaso Imana ikarakara. Ubu rero nanjye narakurekuye, ntabwo nkigushaka rwose, nsigaye nkubona
ubu ngubu rwose nsigaye numva unamuhumurira nabi, nsigaye numva ikintu cyose kikuriho kibangana. Ubu n'iyo kanzu wambaye ndi kuyireba nkumva iri kumena amaso. wayingomvye mu maso ukagenda nimba nsigaye muhumurira nabi ubuza wundi kumbaza wanganira nawe umbaze ko ntari umugore wawe. Umva nkubaze, kuva wabera wari wabona amazi ava mu nyanja akajya mu muserege akambwira sori mukuru ni hehe wabibonye ukabona inyanja iracuritse ije mu kagezi gatoya nkawe? Bibaho se? Njye ndi inyanja wowe akagezi byanga bikunda ugomba kunyinjiramo kuko n'impamvu uzutaha ubebera hano urira ngo ibiryo ugira rero ko umaze kumera mukanya rero umeze nka nyoni yayo bashyira mu ntuza mu mashaza cyangwa se mu muceri kugira ngo niyizunguza muri cya nyoni zigiye zivuga mbabararikira urumva ukomeza umbwira mu magambo yasharira nanuka urumva ndeka nyine mere gutya. Si wabyiteye se? Nimba se ari ibyo wabyiteye ko n'undi nta kintu wamfasha urimo urakomeza usesereza. Bivuze rero ko byagenda kose igihe uzankenera uzaza kumushaka ariko njye sinzongera mushaka kuko ubu ngubu mfite ikizungerezi Imana yarandemeye urumva interekera umuntu aho imuhereza amaguru ndayashima irazamuka ruguru ndashima ruguru hagati ntabwo bakigara uburyohe babaranda kwinyinze ayo magambo uri kumbwira Imana avuze kuba arangamba muhe n'akabizo ureba uburyo ureba nk'intuza nk'igifuko bamaze gufatira mu mutego bajya gutegura ureba ngo ati bino uko byari bimeze ngaho ivumbura ugende vumbure umugome Imana yarandemeye Imana yazakuba yewe Imana yazabikuba mujya kuryamanira mu ntuzi ahantu mwakirira abantu ngo mukubigishije ubukirisito banyamaho nkinga n'ahantu aho kanzana n'urufunguzo nese pastor karame ndakumva anje nk'ibyo bintu wumva wo mugore azabimenya gute? umugore wanjye natuza akishyira mu mutuzo akabyakira nk'uko nanjye nabyakiriye tuzicara tuganire nsase inzobe mbimubwire byose ariko ndagiye gutangira kubimubwira agahita ndakarira. Ariko se urumva yabyumva wowe ubaye uriwe urumva wahita ubyakira? Okay, nyine biragoye guhita wakira icyo kintu pe sibyo biragoye ariko nanone turi abana nanjye nshobora kwishyira mu cyimbo cye nkamwumva nawe rero nishyire mu cyimbo cyanjye anyumva. Ndashaka kukubaza ikibazo kandi unsubize twese turi bakuru none se pastor soso n'uriya mugore wawe ubundi itandukaniro riri hagati yabo mwirihe ku buryo barataye umugore wawe mwiza w'isezerano ukajya gusanga soso koko soso umuntu uciriritse ko umudiyakoni w'urusengero umuntu uciriritse kuriya soso nta muntu uciriritse ubaho sibyo ariko tureke n'ibyo wenda ikibazo cyawe muri makeya uburyo nakigusubizamo ni byinshi ariko icyatumye mbikora nabikoze rimwe uri kumva mbikoze rimwe soso akajya ambwira ngo ninabikora azaza abibwire madamu ubwo ngomya kugendera mu kwaha kwa soso bikomeza gutyo anje ni birebire shanye narake ndagerageza nyine ndakwishyura nzajya mu rusengero njye gusenga ariko nyine biragoye kuba naba ndi guhuza amaso na soso umuntu nari nizeye ariko nabonaga nanjye uburyo yarazamutse ngo ni umudiyakoni nkabona bamuzamuye mu ntera nkavuga ni soso n'umwana mwiza nkabona n'inshuti yacu magara nabonaga ari inshuti nziza sinzi uko nabikubwira ariko biratangaje ako uburyo ko umuntu ni mugari uburyo nawe yaje mu rugo akanyororekaho ngo ni uburyo ngo tumeze neza mu rugo n'umugabo ngo ubu mbese sinzi kumbi wenda yema araza no kuneka ngo arebe wenda yuko naba nanabimenye. None se nyine urumva ari iki cyakimuzanye? Erega burya inshuti yawe niwe mwanzi wawe kandi burya uzatinye wamuza mu rugo rwawe yigira umwana mwiza akwereka ko ari inshuti yawe akufata ibibazo byawe akabigira ibye uwo nguwo niwe mubi ahubwo wakagombye kumwirinda ukamwima n'amakuru kuko isi yameze amenyereka. Sharake sinzi uko nabikubwira
gusa biragoye kuzasubira mu rusengero nanjye nkahimba sinzi uko nabikubwira oya mbese. ndabyumva pe biragoye biteye n'agahinda ariko bigerageza kuko buriya hari impamvu Imana yabikoze. Nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa, nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda. abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone, uzajya uyikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose, n'inkunga uba duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora ayandi mavideo. nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose.